Bene data, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana yo mugisha. Uyu mwanya nge ugiye kubaha ubuhamya. Amazina yanjye Ntezireza Jean Pierre, aba ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana, mfite imyaka 42. Rero nifuje kubasangiza ubuhamya bwanjye mu rugendo rwa Gikristo. Ubundi nabatijwe muri Katolike 1991, hanyuma nza gukomereza 1996 muri ndi torero. Ubwo rero mu by'ukuri nakomeje urugendo mu buryo rutoroshye, ariko shakisha uburyo roho yanjye yahazwa n'ijambo ry'Imana. Nashakishaga uburyo umutima wanjye waruhuka, ariko mu by'ukuri ntabwo umutima wanjye wigize uruhuka. Niyo mpamvu rero navuye mu idini rimwe nuko ndimuka njya mu rindi kugira ngo ndebe ko hari icyo byatanga, ariko mu by'ukuri nuko nta kintu n'ubundi byamariye. Nakomeje kugerageza urugendo rutoroshye mu buryo bwo kwihana, mu buryo bwo gukizwa, ariko mu by'ukuri uko gukizwa nakizwaga ntabwo numvaga ntunganye, ntabwo byameshaga amahoro na gato umutima wanjye. Niyo mpamvu twakoreshaga uburyo butandukanye bwo kugira ngo turebe ko Imana yatwishimira, Imana yadukorera ibikomeye, Imana yazatujyana mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko muri ubwo buryo bwose twakoreshaga, mu by'ukuri ntabwo byagiraga ikintu na kimwe bikemura ku mutima wanjye. Twakoreshaga ikintu gikomeye cyo kwiyeza, kwitunganya, kwiboneza imbere y'Imana, ariko ibyo byose n'ubundi byarangiraga n'ubundi nkomeje kuba n'ubundi umunyabyaha. Ubwo rero mu by'ukuri naje kubaza pastori, abubwira se, pastori, umuntu yakora iki kugira ngo byibuze yumve rwose ahamanyije n'Imana? Umuntu yakora iki, yabyitwara mwati? Rero yaje kumbwira ati, ubwo ngubwo kwizera kwawe ntabwo kuzuye, gerageza ufate amasengesho y'iminsi 3 kugira ngo noneho ubashe kongera kwizera, ubashe kongera kuzura imbaraga, ubashe kumanukirwa n'Umwuka Wera, noneho utangira urugendo mu buryo bwo kwizera biciye muri amasengesho y'iminsi 3. Mu by'ukuri koko numvishe ibyo mbwiye ari ukuri, kuko natinyaga ikintu cy'amasengesho. Hanyuma ubwo naje kuyakora, ariko mu by'ukuri nyarangije numva ntacyo bitanze. Ubwo rero numvishe ntacyo bitanze, nakomeje urugendo nanone rwo gushakisha uburyo nakomeza urugendo rwo kugira ngo ndebe ko nabasha gukira urupfu rw'iteka. Rero natangiye gukora ingendo zo gusengera mu butayu, senga amasengesho y'iminsi 7, ntarya nanywa, senga amasengesho y'iminsi 40. Mu by'ukuri ibyo masengesho yose nakoze nta kintu na kimwe yigize bikemura mu mutima wanjye. N'ubundi nakomezaga kugira inzara n'inyota, nakomezaga gusonza mu buryo bukomeye, nkashakisha uburyo nahaga ariko bikanga. Ubwo rero muri ubwo butayu naje kujya ku musozi umwe, nuka ari umwe ngiye kuvuga, ariko ubundi nagiye ahantu hatandukanye, ariko uwo musozi nagiyeho umwe
ndagiye ahantu njya mu buvumo, nza kuva muri ubwo buvumo hari umusozi muremure, umusozi muremure nza kuzamuka, ndetse reka nkuvuge wakanyarira, ariko mu by'ukuri nawe uzamutse nikoreye amabuye angana n'uko icyaha cyanjye kingana, kubera yuko aho mu buvumo nasanzemo abantu benshi batandukanye, abavagamo bose nabonaga bikorera amabuye. Rero baje kunsobanurira yuko kwikorera amabuye ni uburyo kugira ngo wikorere icyaha ibuye ringana n'ibyaha byawe, hanyuma nurigeza hejuru, hanyuma Imana ikubabarire bijyanye n'uburyo ayo mabuye iryo buye ryawe ringana. Nibikorera ritoya ubwo Imana yakubabara bikeya, nibikorera rinini ubwo nawe urabarirwa byinshi. Naje guhitamo rero ibuye ryiza ndaryikorera, ndarizamura ndishyira ku musozi hejuru. Mu by'ukuri koko numvishije mbohotse, numvishije koko hari icyo nkoze, numvishije koko mu by'ukuri bingiriye akamaro muri uwo mwanya. Ariko igitangaje, niwe narayeyo, mvayo bukeye nimugoroba, nibwo navuyeyo ku munsi wundi ukurikiye nimugoroba. Ariko n'ubundi ntacyo byamaze, n'ubundi ntacyo byamariye, kuko n'ubundi nakomeje kumva n'ubundi mu mutima wanjye ntacyo byamariye. Noneho ndibaza, ese koko ari amasengesho narayakoze, ari mu byumba nabayemo biraramo, ari mu butayu ngiyemo, ubu se mu by'ukuri koko igisigaye ni ikihe? Sanga Imana ntinkunda, sanga mu Imana yategurije ijuru sindimo. Nibaza ibyo byose biranyobera, nuko ndatuza. Ariko muri uko gutuza Imana ingirira neza. Imana yaje kumpuza n'abavugabutumwa b'ubutumwa bwiza, babasha kunyigisha ingingo ku yindi. None ibibazo byose nibazaga, yewe na pastor atabashaka kunsobanurira, mbasha kubyumva kandi mbasha kubisobanukirwa, bityo mvaho numva impinduka mu mutima wanjye. Rero ubwo kose nazengurukaga, nabaga ndiho nshakisha uburyo roho yanjye yakira binyuze mu gukiranuka, mu gukiranukira Imana, kugira ngo Imana itambonaho umugayo, ahubwo imboneho gukiranuka. Ariko bikarangira gukiranuka ntako. Ariko mu by'ukuri abavuga ubutumwa twaje guhura, baje kunsomera muri Yesaya 6:4 murongo wa 5, aragira hati: kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ikibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Bene data, uko gukiranirwa kwacu twakiranutse nasanze kwarabaye ibishwambagara imbere y'Imana, kubera yuko nta kintu na kimwe nagize nsigarana. Nahoraga n'ubundi ndi wa wundi, nahoraga n'ubundi ndi umunyabyaha. Ariko icyabiteraga kwihangana no gushakisha uburyo bwose nakiranuka, nasanze uko nakiranutse kose ari nk'ubushwambagara, ndetse bwuzuye ibizinga mu maso y'Imana. Rero bakomeje rero bansomera n'ikindi cyanditswe kiri mu Abaroma ibice 3, Abaroma ibice 3 n'umurongo wa 21, agira ndetse na 22, haragira hati: ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Aho rero naje gutsindwa, aho naje guca bugufi, kubera ko narimenye neza gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Nge naraguhishwe nirwa nikoreye amabuye, naraguhishwe nirukanga mu butayu no mu byumba hose.
ariko ntabwo nzi ko hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kandi gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu wenyine. Urwo rero bwambereye uburyo bwiza, bwambereye ubuzima. Noneho Abaheburayo naho haza kuza havuga ibice 10 ku murongo w'10, kandi uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bihagije iteka. Uko gukiranuka kw'Imana kwonyine gusa, uko gushaka kw'Imana kwonyine gusa niko kwatumye twezwa. Irene data, ikintu cyose twakora nta kintu bimaze, ariko Imana yabashije kudukorera byose. Imana yabashije kudukuraho urubanza rw'icyaha biciye muri Yesu Kristo kugira ngo tube abana bayo. Rero uko gukiranuka kw'Imana niko kwatumye tuba abakiranutsi, uko gushaka kw'Imana niko kwatumye tubabera, uko gushaka kw'Imana konyine gusa niko konyine tugomba kuzagarana imbere y'Imana. Bene data, umwanya wawe mutoya, ariko tuzasubira n'ubutaha. Murakoze, Imana umugisha. Amen.